bavandimwe nshuti z'umusaraba, isabato nziza kandi muraho neza bwoko bw'Imana. Mbazaniye ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, muremera kubwakirara? Abantu bakunda ubutumwa bwiza bushingiye mu ijambo ry'Imana mu buryo bw'ibyahishuwe, nikaze munyemerere muhurikire. Ntarakomeza nagira ngo ngire icyo mbabwiraho. Iki gitabo nanditse cyitwa nawe Imana iragushaka, umugabane wa mbere, ni icy'imfashanyigisho z'igitabo cya Bibiliya yera. Iki gitabo natangiye kucyandika mu mwaka w'ibihumbi 2004, nsoza kucyandika mu mwaka w'ibihumbi 2009. Ibyo nkubwira byose ni biri mu iki gitabo, usibye aho uzajya wumva nkubwira ngo ndaje ngo dutarame, aho uzajya wumva ngo ndaje ngo dutarame, ibiganiro uzajya wumva dutambukijeho bindi ari byo kwiganirira, ujye wumva ko ari kwiganira bisanzwe. Ariko ubundi ijambo ry'Imana niryo ryamfashije, niryo ryanyoboye kwandika iki gitabo. Ntabwo ibi byanditswe mu iki gitabo ari iby'ejo mu gitondo. Iki gitabo kirimo inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, harimo amayerekwa menshi, kirimo ubuhanuzi bugiye butandukanye. Ubwo rero aho uzajya wumva hari ubutumwa buje mu buryo bw'ubuhanuzi, ujye ubwakira uko buje. Njye muri kumva ugiye kubagezaho ubu butumwa bw'iyerekwa nagize. Nitwa Bizimungu Jean Claude. Munyemerere mu ntege yombi maze mbabwire nanjye ibyo nahishuriwe. Mbahaye ikaze, tubahaye ikaze muri Isanga. Ndabaganiriza rimwe mu mayerekwa nagize rero, byerekeranye n'iby'inyanja n'inyamaswa y'imitwe ibiri. Topic tugiye kuganiraho iby'inyanja n'inyamaswa y'imitwe ibiri. Nk'uko ubibona ku iyo foto y'iyo nyamaswa iri hejuru aho. Mw'uwo mwaka ndimo nandika iki gitabo, amateka y'iki gitabo nayo nzayageraho, imva n'imvano yacyo, introduction nayo nzayibabwira. We ntuzajye kure, uzakomeze ube hafi. Ndi kwandika iki gitabo mw'uyu mwaka rero, nafashe gahunda, nihaye gahunda yo gusenga amasengesho y'imyezi 3. Ubwo ndagira ngo nkutangirire ukwiriye iyerekwa ryaje, maze ndyamye nsinziriye ndi mu masengesho y'iminsi 3. Ubwo hari ku munsi wa kabiri amasaha ya nijoro, njye kubona mu buryo bw'inzozi
haza umuntu mu nzozi, nabonaga ari Yohana. Uyu Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe cyo muri Bibiliya. Yohana umubatiza wabatije Yesu nk'uko twabibonye mu mateka muri filime ya Yesu. Maze amfata ukuboko, ubwo ni mu nzozi, arambwira ngo Bizimana, ngwino ngutembereze ngire ibyo nkwereka. Nagiye kubona mbona ajyanye ku musozi muremure cyane wasumbaga indi misozi. Mbona aha munsi y'uwo musozi ho hakurya yaho ho gato mpabona ubutayu, ariko harimo uduti twagiye dusa nkaho twumye kandi tutumye, tugifite amashami ubona, ariko ibyo biti birimo aho ubuzima bwabyo buri mu manegeka. Hirya yaho gato nkabona inyanja, arambwira ngo itegereze iriya nyanja. Mu kwitegereza iriya nyanja ngiye kubona mbona umuhengeri mu mazi ubaye mwinshi. Wa muhengeri mbona uje werekeza ku nkombe y'inyanja. Nuko ya nyanja ku nkombe ngiye kubona mbona muri ya mazi mbona havumbutsemo inyamaswa nini. Iyi nyamaswa yari ifite uko yasaga, dore nuko yari ifite umutwe, yari ifite imitwe ibiri, ikagira umugara nk'uw'intare. Umutwe wayo nabona gusa nk'uw'impyisi. Amaguru yayo yanganaga n'ay'inzovu ari manini, kandi n'ikinono cyayo cyanganaga nk'icy'inzovu, nacyo ari kinini. Yari ifite ikinono, ijanja rinini. Ikagira umurizo muremure nawo wari inzoka. Inyamaswa yari ifite amabara abiri, ibara ry'umukara n'iry'umweru. Iyi nyamaswa iri gukuka ku nyanja, iri gukuka mu nyanja, amaguru yayo ya mbere iyegejeje ku nkombe neza. Nagiye kubona mbona ihumetse icyuka. Bene data dusangiye urugendo rugana ku marembo afunganye, haleluya, amina, urera Mana, icyubahiro ni cyawe. Wowe wahawe umwuka wera ugahabwa imbaraga zawo, ukabasha guhabwa kumenya iby'ubwiru bw'Imana. Ndagusabye nyemerera tugendane, nk'uko uri muri wowe arabasha kugusobanurira. Ya nyamaswa mu kujya kubona mbona ihumetse, irasamye cyane, ihumetse icyuka cy'umukara, icyuka cy'umukara cyane, kirabura kuruta rya rangi ryirabura ry'umukara basiga mu muhanda mbere y'uko bashyiramo kaburimbo, mbere y'uko bashyiramo twatubuye duhindura umuhanda ukaba kaburimbo, godro y'umukara cyane. Cya cyuka mbona icyohereje mu bantu,
abantu bari muri hahandi mu butayu, hari abari bari muri bwa butayu baro basenga, bamwe bari gusengera mu butayu, abandi buriye ibiti bari gusenga. Dore ko burya buri muntu agira uko asenga kwe, kuko buri muntu agira uko afashwa kandi akagira n'uko abanye n'Imana ye yaremye isi n'ijuru asenga, cyangwa se n'Imana ye, kabivuge gutyo. Mu kwitegereza neza mbona na wa murizo wayo, uko icyuka gituruka mu kanwa mu bihanga bibiri byayo, ni nako na wa murizo wayo usohora icyuka, nawe niko wasamye, nk'uko ubibona ku iyo foto. Cya cyuka kiragenda cyerekera muri ba bantu basenga, kirakwiragira ahantu hose. Inyamaswa kugeza ubwo yakutse, mbona yinjiye ishyamba. Mu kwinjira ishyamba kwayo, izindi nyamaswa zarayitinye. Twese tuzi ko intare ngo ni umwami w'ishyamba, kandi tukumva ko intare ariyo nyamaswa ikaze. Intare nayo yarayitinya. Inyamaswa zose uzi z'inkazi zatinye iyi nyamaswa yaje iziganamo. Hamwe yohereje icyuka mu bantu, nabonye bamwe muri bo hari abahise barwara, abandi bacika intege. Muvandimwe nshuti yanjye, mwene data, ndi kukubwira iyerekwa nagize ku byerekeranye n'iyi nyamaswa y'imitwe ibiri. Iyi nyamaswa ikintu nabonye itereyeho ubwoba, ifite imbaraga mu maboko zayo. Iyi nyamaswa irareba kandi ikabona. Iyi nyamaswa iratekereza, ikintu itandukaniyeho n'izi nyamaswa zindi ziba mu mashyamba. Iyi nyamaswa uko nayibonye, nagerageje kuyishushanya maze kuva mu nzozi, ndavuga ibi ntabwo nabyihererana, ngomba kubyandika nabyo. Iyi nyamaswa niyo nkivugaho, iratekereza, irareba, ikabona, kandi izindi nyamaswa zirayitinya. Irihuta, ntabwo ihubuka, ifite icyubahiro mu zindi nyamaswa kidasanzwe. Nta shyamba na rimwe ku iyi si iyi nyamaswa itageramo. Buri mugabane wo kuri iyi si iyi nyamaswa iwugeraho, kandi aho igeze iyo igeze nko muri iryo shyamba, aho igeze izo nyamaswa zirayitinya, bigatuma harimo iziyibundarara imbere. Zikayisingiza, niko nabivuga. Iyi nyamaswa ifite ingufu, kandi imikorere yayo iri guteza uburwayi mu bantu. Irateza uburwayi. Iki cyuka cyayo
uko ihumeka icyuka gutya niko kigenda kikavamo uburwayi ukundi kuntu, ibyorezo ukundi kuntu bigiye bitandukanye. Ni amakuru y'iby'inyanja n'inyamaswa y'imitwe ibiri ndi kukugezaho. Ariko nanone bene data bavandimwe, itorero ry'Imana, ntimukurwe umutima n'iyi nyamaswa, kuko hejuru y'imbaraga z'iyi nyamaswa, haleluya, hari izindi mbaraga. Izo mbaraga ziri hejuru y'iyi nyamaswa nizo umwami wacu twakurikiye, Yesu Kristo, abereye maso itorero rye, kandi niwe mwungeri w'ubugingo bwacu, niwe mwungeri urinda itorero rye akarinda intama ze. Nubwo iyi nyamaswa yaguga icyuka inshuro 100 igakuba inshuro zingahe, nta kizatwara itorero, nta kizatwara ubwoko bw'Imana. Uzabirebesha amaso, haleluya, ariko ntacyo bizagutwara, kubera ko wegamiye umugabo ukomeye. Vugira ngo amen. Ntabwo iyi nyamaswa izigera iconcomera umwana w'Imana cyangwa intore zayo. Oya, intore z'Imana ziriho ikimenyetso cy'amaraso yamenewe ku musaraba. Vugira ngo amen. Ntacyo iyi nyamaswa izagutwara, bizaza bitambuka gutyo ubirebe, kandi ntuzakuka umutima. Muvandimwe, nshuti yanjye, mwene data, ibi nyibikubwira umwuka w'Imana, nzi ko yamaze kugira ibyo agusobanuriraho. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Zaburi y'121, twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Hagati aho, niba turi kumwe, vuga ngo amen. Amen. Ongera ngo amen. Abakije. Yesu aguhe umugisha. Reka turebe ibyanditswe byera, Zaburi y'121. Zaburi y'121 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Handitswe ngo, Zaburi yanditswe na Dawidi. Ndayikunda cyane, n'igitabo kinezeza. Nduburira amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe, ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisiraheli, dore urinda Abisiraheli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe,
Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe, izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ibihe byose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Amina. Umurongo wa 7 ndawusubiramo. Uwiteka azakurinda ibihe byose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Vuga ngo amen. Amen. Uragira uti Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Ndafashijwe. Uyu murongo wa 7 n'uwa 8 ngo Uwiteka azakurinda ibihe byose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza ryari yemwe iteka ryose. Humura rero, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Hirya yaho gato Zaburi, naho tukiri mu iki gitabo cya Zaburi, Zaburi 125 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 handitswe ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Umva 2 rero di nk'uko imisozi igose Yerusalemu, haleluya, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza ryari yemwe iteka ryose. Uhereye none ukageza iteka ryose. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Humura, ziratontoma ariko ziraziritse, ntacyo uzaba. Bene data, ushaka kuba wamenya neza ibyerekeranye n'aya makuru y'inyanja n'inyamaswa y'imitwe 2, wabisoma muri iki gitabo, nawe Imana iragushaka. Ahasigaye amahoro y'Imana abane nawe, kandi Uwiteka akugirire neza. Amen.